muri iyi nzu babikuyemo ibyari birimo. Ni mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare mu kagari ka Kamagiri umudugudu wa Kamagiri mu rugo rw'uwitwa Hasabwimfura Emmanuel aho twasanze ubuyobozi bw'akagari n'abashinzwe umutekano mu kagari bafashe ibiyobyabwenge bizwi nka zebra bifungwa mu masashe ariko ngo uwabicuruzaga akaba yirutse bakamubura. Abaturage baravuga ko bishimira ko bagira uruhare mu gufatanya n'ubuyobozi gutanga amakuru y'ahari ibyaha kandi baravuga ko izi nzoga zitari zimenyerewe muri aka gace. Uyu muntu iyi nzu ayijemo vuba ntabwo yabaga muri iyi nzu amaze urebye ni nk'icyumweru ntabwo yahabaga biradutunguye kuko ntabwo turi tuzi ko zihaba muri aka gace bo ntabwo zabura kubera ko bazifashe ariko ntabwo najyaga mbona izi nzogamo ntabwo twabura kudaseba ariko nyine ngo biradutunguye. Hari uruhare rw'abaturage n'uruhare rw'abayobozi mu bigendanye no kurwanya inzoga nk'izi kuko iyo zije zigira ingaruka ku bantu bazikoresha cyane cyane nk'umuntu. Mwebwe ni uruhe ruhare rwanyu mu kurwanya izi nzoga no gutanga amakuru? Izi nzoga turazirwanya n'abayobozi barazirwanya cyane ariko kubera ko uyu nguyu banamwirukanaga n'ahandi akajya ahandi gutyo nta bundi hano biranadutunguye. Abantu bashya nibo baza nyuma gutya nkanjye hamaze igihe abantu rwose birantunguye cyane. Ni ukugenzurwa kuko uyu nguyu ntiyari yaninajuje n'abayobozi ntabwo bari bamuzi yakomezaga yimuka gutya bamwirukana. Abaturage batanze amakuru avuga ko nyine hano ngo habonetse ibiyobyabwenge uburyo byaje ntabwo mbuzi ariko nubwo buryo bwamenyekanye. Ibiyobyabwenge ni ibi ni ziriya zabikora ubuyobozi bwadufasha yenda urabona ko biva ku mipaka nta bigenda biva mu Bugande ndumva ariho byengerwa bakaba babona uburyo badufasha noneho ntibipaka bikomera n'ibijya byoma biriya ni uburozi Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ngo tubabaze ingamba bafite zo kurwanya no gukumira ubwoko bw'izi nzoga ziza nk'amagendu ariko ntibyakunze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kamagiri Shyaka Emmanuel yavuze ko uyu muturage we atarazwi kuko ngo ntabwo yari yaribaruje. Uyu muyobozi kandi yashimiye abaturage ko badahwema gutanga amakuru. Murakoze cyane tunashimira n'inzego z'umutekano harimo n'umuyobozi wa polisi ku rwego rw'akarere hari nabyo ejo bundi twagiye mu nama arimo kubitubwira tumukaze umutekano kugira ngo abaturage bacu mu minsi mikuru bazatekane. Mu by'ukuri turashimira n'abaturage uburyo batangamo amakuru ku gihe. Ni ukuvuga ngo uwo muturage wazanye ibiyobyabwenge izo zebra kuzizanamo hariya n'ubundi yahamaze iminsi 3 ariko abaturage bahita baduha amakuru turaza tuhageze aritanga aragenda. Ingamba dufite rero ni abaturage kubashishikariza gutangira amakuru ku gihe ariko tukanabaganiriza kugira ngo babashe guhindura imyumvire bumve ko hari n'ibindi banakora bitari kujya kwiyahura muri ibyo biyobyabwenge kuko nta kamaro kabyo. Kugeza ubu ngubu rero nta bikirimo kubarirwamo usibye nk'abo baba baje gutya bihisha bakabona batubwiye muri humye kuko bose bamaze kubyumva. Mbere na mbere abaturage tubashishikariza ko iyo babonye umuntu batazi agomba kujya kwibaruza kwa mutekano ubuyobozi bw'umudugudu bukabimenya ndetse bakamenyesha executive w'akagari kugira ngo dukurikire twumve amakuru ye n'ikintu kimugenza kugira ngo tumenye yuko atazagomba twangiza umutekano hano mu kagari. Ubusanzwe inzoga za zebra ni inzoga zikozwe mu bwoko bwa kanyanga ariko zifungwa mu masashi. Mu karere ka Nyagatare inzoga nk'izi zari zaracitse kuko zitaherukaga kuboneka. Abaturage babonye izi nzoga batunguwe ariko bakavuga ko izi nzoga zisanzwe zituruka mu gihugu cya Uganda bakaboneraho gusaba leta y'u Rwanda ko yakaza ingamba kugira ngo izi nzoga zicike ntizizongere kuboneka mu Rwanda ukundi.